Dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe mu ijambo ryayo tugiye kwibukiranyaho tuganira, kugira ngo Imana ibe hagati muri twebwe. Data wa twese, umutabazi wacu utabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimye isaha nk'iyi ngiyi, tugushimiye neza yawe n'umugambi wawe mwiza ko ukomeje kuturengera. Mwami ntushyirwe hejuru. Rero Kristo tweze udutunganye kuva ku bworo bw'ikirenge kugera ku musatsi, amaraso waviriye ku musero utamwe amavanze n'amazi natubonekeho, kandi atweze ibico ry'ibyaha ryose, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga Kristo bibe turi ibikoresho, turi kubereye mikoro, nawe urangururire ubwoko bwawe. Nudushyigikire kandi ushyigikire n'ijambo ryawe, kugira ngo Mwami rizabashe kugira umumaro hafi na kure, kandi Uwiteka udushobose muri kino gice tugiye gutangira cyo guhugurana no kwibukanya ku ijambo ryawe, kugira ngo uzakomeze kubana natwe, utangirane natwe kandi udasubanye natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera wakoze Yesu, amina. Rero dushimye Imana kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, Imana itabara kandi ikarengera intore zayo zitagira ku mwana nijoro. Rero uyu ni umunsi mwiza, maze iminsi ntekereza ku batubanjirije Kristo yagiye atoranya, ntekereza ku bijyanye n'isezerano yasezeranije intumwa mu gihe yendaga kuzisiga mu isi. Ijambo ndi gutekereza kuri uno mugoroba narihaye umutwe cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo ibyiza byo kurindira. Ibyiza byo kurindira. Ese umuntu arindira iki? Ese umuntu arindirira hehe? Aho ngaho harimo ibintu byinshi, ariko turavugaho bikeya. Umuntu arindira kubera yuko hari uwo bagiranye isezerano, hanyuma mukemeranyaho aho mugomba guhurira n'uwo muntu. Ntabwo rero twebwe turimuka tuvuye mu buryo bwo mu isi tujye mu buryo bwa Mwuka Wera, tujye mu buryo bwa Kristo Yesu, aho Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ati muzagume i Yerusalemu. Yesu natugire neza. Reka twifashishe ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa, ni igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, uwishoboye wageza ku murongo wa 23. turasoma imirongo mike cyane. Reka dusome umurongo wa mbere. Haratubwira ngo, umutwe w'amagambo uratubwira ngo, Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubiye i Yerusalemu. Ngo Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriweho mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, ayitegekesha Umwuka Wera. 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Umurongo wa 7, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. 12. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugenda ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru
aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Rufayo na Simewoni Zirote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na ba Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. 23 baravuga ngo bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba uwo bahimbye Yusito, undi ni Matiyasi. Yesu natugirire neza. Aha ni igihe Yesu Kristo yari amaze kuzuka arangije imibabaro yose, hanyuma ngo arigisha ayongera gukora imirimo n'ibimenyetso. Iyo tuvuze Yesu, kuko ba Yesu bamaze gufata izina rya Yesu barigira nk'izina risanzwe, nyamara Yesu ni izina rikiza. Ba Yesu rero baratandukanye. Ngewe ngiye kubabwira ni Yesu Kristo, umwana w'Imana wavutse ku ngoma y'umwami Herode. Ni Yesu wababajwe wagiye ku musaraba. Ni Yesu wasezeranije intumwa akazibwira neza yuko zikwiye kurindira. Yesu yarazigishije maze ngo arazitegekesha umwuka we wera. Kubera ko kuzisigira umwuka we wera, yarazi neza yuko we igihe kizagera agasubira kuri se wamutumye. Uko yarazi yuko afite igihe cyo kwigisha, cyo gukora umurimo, niko yakwiye abigishwa aravuga ngo ngiye ngwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa ngo butari bwira. Kuko iyo bumaze kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora, wagenda asitara. Yesu rero yaraje arigisha, hanyuma akajya ababonekera. Yesu bigaragara neza ko ngo yababonekeye mu gihe cy'iminsi 40 avuga iby'Imana yamubwiye. Yababwiraga ko igihe kizaza akabasiga akabakurwaho. Ariho hamwe bagiye bamubaza ngo ese nudusiga tuzasigarana nande? Yesu arababwira ati mugomba kurindirira i Yerusalemu. Haleluya. Mugomba kurindira mugategereza ibyo nasezeranye. Yesu natugirire neza. Mugabo, mugore, mukobwa, musore, rubyiruko, musaza, nawe mukecuru, we wagiriwe ubuntu bwo gusobanukirwa ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kuri we atari umujyanye. Ndakwibutsa nkubwira ngo banza urebe se aho wategererezaga, aho wari wararindiririye, aho wavuganiye na Kristo yuko ugomba kuba uhari, ni ukiri. Yesu natugirire neza kandi yongere atugarukeho. Gero tekereze neza mukobwa, urebe mu birindiro byawe niba nta byaba byarahagukuye. Urebe niba nta businzi bwagukuye ku birindiro. Urebe niba nta busambanyi bwagukuye mu birindiro. Urebe niba nta magambo yagukuye mu birindiro. Urebe niba nta bujura bwagukuye mu birindiro. Urebe niba nta bintu byinshi byaba byaratumye uva mu birindiro Yesu Kristo yakubwiye ngo urindiriremo. Wibuke neza yuko hari abo Kristo yabwiye ngo mugume mu kuririmba niho nzaza mbasange. Mugume mu bwirizabutumwa niho nzaza mbasange. Mugume mu gusura abarwayi no kubagemurira no kwambika abakene n'imfubyi n'abapfakazi niho nzaza mbasange. Mugume kubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ijambo ry'uwantumye, niho nzaza mbasange. Tekereza neza niba aho Kristo yakubwiye kurindira niba ariho ukiri.
Yesu natugire neza. Hanyuma Kristo yabwiye abigishwa, abwira intumwa, abwira abantu, ababwira iby'umubatizo, ababwirira ku bwa Yohana. Yohana aramubwira ati Yohana we yaje abatirisha amazi, ngo ariko Yesu Kristo we ngo azabatirisha umwuka n'umuriro. Yesu natugire neza. Yohana yabatije Yesu Kristo akimara kumukura mu mazi. Mubatizo Yesu Kristo yabatijwe n'umubatizo wo mu mazi menshi, ariko abantu benshi bamaze kwiyuburira, kwizanira imibatizo atari uwo Kristo yabatijwe. Bene data bavandimwe, niba ari ukugera ikirenge mu cya Kristo, mureke dukora ibyo Kristo ashaka, ibyo yategetse, kuko yatubwiye neza ngo inzira yanyuze niyo tugomba kunyura, irembo yaciyemo niryo tugomba kunyura. Natwe rero dukwiriye kumenya se, niba Yesu Kristo yarabatijwe mu mazi menshi, hakavuga ati ariko Yohana ubwo yabatirishaga amazi, ngo ariko uzaza hanyuma ari we Kristo ngo azabatirisha amazi, ngo azabatirisha umwuka ndetse n'umuriro. Bene data bavandimwe, Mwuka wera kuri Pentekote nibwo itorero ryakomejwe rihabwa umwuka wera. Uko Kristo yaravuze ngo ajya kujya mu irabwira ngo ntago mbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha ni wo mwuka wera, ni wo uzajya ubafasha. Haleluya. Ngo umwuka wera ngo nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya, ngo i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Mwuka wera niwe utuma abantu bashira amanga. Mwuka wera niwe utuma abantu batinyuka. Mwuka wera niwe wemeza abantu iby'ibyaha. Mwuka wera iyo amaze kugera mu muntu, umukurira mu kubatizwa. Wamara kubatizwa ugasezerana na Kristo, hanyuma aho Kristo agushaka ukahaguma. Ariko abantu benshi bari bafite amasezerano ndetse barahawe na Mwuka wera, ariko Mwuka wera abantu bamaze kumwimura, bageze mu nzira bahura n'ibicantege, bahura n'intambara, bahura n'ibigeragezo, babivamo. Ariko Kristo yaravuze ngo ushaka kumukurikira ntiyanga yikorera umusaraba. Kandi avuga neza yuko tugomba kwemera inzira yanyuzemo tukayinyura. Hari aho abigishwa bamubajije ngo ese ngo igihe cyo kuza kwawe cyangwa iminsi yawe uzaziraho ni iyihe? Yesu arababwira ati usibye Data wa twese Imana yantumye, iby'iminsi n'ibihe nanjye simbizi, byose bizwi na Data. Ari we yabwiye abantu abigishwa, arababwira ati muhore mukenyeye, bwira abayo yari yaratoranyije, muhore mwiteguye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Mumere nk'abagaragu bategereje shebuja, mumere nk'umukwe utegereje umugeni uko ahora yirimbishije. Rero umuntu umaze guhabwa umwuka wera kandi akemera kumwumvira, umubatizo wa nyuma ategereje ni uw'umuriro. Niba warakoze nabi, umuriro uzagutwika. Niba warakoze neza, uzambuka amahoro. Rero Mwuka wera wamaze kumugira aba umugabo kandi agahamya mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye. Uwamaze guhabwa umwuka wera ashira amanga. Uwamaze guhabwa uwo mwuka wera akamuhereza byose muri we, naho imigezi yazikuka, naho intambara zaba nyinshi, ntabwo ashobora kubivamo. Yesu natugirire neza.
ufite uwo mwuka wera ameze nk'umuntu ufite uwo mwana. Ufite umwana ntabwo yitwara uko abonye, ahubwo umwana aramubungabunga. Ufite umwana ahora yitwararika. Yesu natugiriye neza ngo maze ngo basubira ngo i Yerusalemu, ngo baragenda bajya mu cyumba cyo hejuru. Bene data bavandimwe, hari ibintu tutakira tukiri hasi, hari ibyo tutakira tukiri mu kibaya mu nzu ibanza, hari ibyo tutakira tukiri mu byaha, hari ibyo tutabona tutari twakizwa, hari ibyo tutabona mu gihe tukiri abasinzi, tukiri abasabaye, tukiri abajura, hari ibyo tutabona mu gihe tutari twagera ku kigero gikwiriye. Yesu natugire neza dushoboze kugera ku kigero gikwiriye. Ngo maze bajya mu cyumba cyo hejuru, bararindira, barategereza, ngo maze ngo bahuze imitima. Yesu natugire neza. Natwe dukwiye kongera kugira ngo dusubire ku kigero gikwiriye, tubashe guhuza imitima. Hatoranijwe abantu benshi, ariko bamwe bamaze kugenda babivamo, bamaze gucika intege. Bamwe babivuyemo kubera amagambo, bamwe babivamo kubera intonganya, kubera yuko baje urugendo batabanje gusobanukirwa neza. Ndagira ngo wongere wibuke yuko kuba waratoranijwe, kuba uri mu murimo, uri umuririmbyi, uri umunyamasengesho, uri umukristo, uri umubwirizabutumwa, ese koko uracyarindiriye se umwuka wera n'umuriro n'amazi wamaze kubatizwa? Washyikiriye Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza wawe? Bene data, igihe dusohoyemo ni igihe ngo tumara amase. Tuzasoza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twarushijeho gusobanukirwa, twamenye neza umuntu ukenewe neza uwo ari we. Ese niba twaragurishije byose, niba twarasize byose, tugasezerana Kristo ko tugiye kuyoborwa na mwuka wera, ese umwuka wera koko aracyatuyobora? Ese turacyavugisha ukuri? Ese umwuka wera turacyamwumva? Uririmbye araririmbye ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, ngo ujye umenya neza ko uwo mwuka wera ngo yabonye kuyoborwa n'umubiri maze ngo arigendera. Ese bene data, muracyafite urukundo? Ese iyo umaze gukora icyaha cyangwa umaze gucumura, hari ijwi wumva rikongorera rikakubwira ngo wakiraniwe? Bene data bavandimwe, ongera utekereze neza niba ukiyoborwa na mwuka wera. Ese umwuka wera cyamufite? Ese aracyagushaka aho yagusize akakubona? Ongera usubire hahandi mwavuganye, ongera usubire mu rurindiriro, ongera usubire hahandi ku gicaniro. Yesu Kristo uko yari imbere na mbere n'uyu munsi niko akiri. Ongera utekereze neza, urebe niba utari gutinda mu by'isi, niba utaravuye i Yerusalemu hahandi bategerereza. Yesu Kristo yarabwiye ngo mugende ngo duhurire ku musozi wa Elayo, naho Yesu Kristo yazamukiye.
ku musozi wa Elayono, ku musozi w'ibisubizo, ntabwo yababwiye ngo bagende bajye mu kibaya, yarababwiye ngo bazamuke bajye ku musozi wa Elayono. Bakimara kuhagera maze ngo arazamuka, ngo maze bose bararama baramureba, maze ngo haza abamarayika barababwira bati uko mumubonye agenda akarenga mu bicu bikamubakingiriza niko azagaruka. Yagiye abatunguye, natwe rero mu kugaruka kwiwe azadutungura. Mureke tube maso, shakisha tike izakugenera ikakugeza mu rurembo rwera Yerusalemu. Yesu natugire neza. Reka umwuka wera wongera umusabe akugarukeho, kandi ndahamya nashidikanya ko Kristo agiteze ibiganza, aracyahamagara abarushye n'abaremerewe, aracyahamagara abamushaka, bamushakana umwete n'umutima ukunze, ngo bamusange abakenure, kandi yongera atugarukeho, atugarure ibihe nk'ibya mbere, nk'iby'intumwa n'abahanuzi. Reka twongere dusenga Imana, ariko ufata umwanya wo kugira ngo wongere utekereze neza niba umwuka wera akiri muri wowe, niba umwuka wera ukimwumvira, niba umwuka wera ukimwumva, niba kandi ukiri hahandi Kristo yagusize ngo umutegerereze. Numara kumutegereza, hanyuma ugende wamamaza ibyo kugaruka kwe. Urebe niba utarabaye ikigwari, urebe niba ukiri umugabo nyamugabo, niba ukigenda ukimuhamya mu bakuzi no mu batakuzi. Iyi minsi isigaye igoye, abantu basigaye bakirizwa aho babazi, ariko aho batabazi bagakora ibyo bishakiye. Dukwiriye gukorera Imana tugakizwa aho batuzi n'aho batatuzi. Muri Yohana mu bice 4 umurongo wa 23 niho hatubwira ngo ariko ngo igihe kirashe, ngo ndetse ngo kirasohoye, ubwo basenga Data by'ukuri, bene abo ashaka ko ari bo bamusenga. 24 ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka iteka. Haleluya. Bene Data bavandimwe, igihe dusohoyemo, isi iradutwaza igitugu, isi iradutwaza igitugu, iradukurura cyane. Hari ibihenda iri kutuzaniraho imbere mu maso. Bene Data, udafite umwana, udafite uwo mwuka wera, yayo bakabivamo. Ariko bene Data bavandimwe, mureke twongere dusubire hahandi ku rufatiro, twongere dusubire muri bya bihe byiza byo kubana na Kristo, twongere twegere Imana Data, umuremyi wa byose, umucamanza utabera, urwishingikirizo, we wadusezeranije umufasha kugira ngo yongere abe muri twebwe. Reka dusenga Imana. Twavuga byinshi, ariko Kristo akomeze yohereze mwuka wera wazashobora kumvira ijambo, arushaho kubasobanurira. Nanone Kristo mwiza, wowe samba itarumba, igiti cy'inganzamarumbo, abarushye baruhukiramo. Uwiteka, iri ryari ijambo ryawe, ibyahumetswe nawe, bitugirira umumaro kutweza no kudutunganya. Byamara kutweza no kudutunganya,
bikadutera gukora icyo byadutegetse. Rero ijambo ryawe, haba ku ruhare rwanjye n'abandi bose bazaryumva, niryongere ridutere gukora cyane ndetse twirukanke kugira ngo tuvanemo ibirarane twari twarashyizemo. Kandi Uwiteka, nudushoboze Mwami gukora muri kano gahe gato tutasi, kuko birakomeye kandi biragoye ndetse biravunanye, ariko wowe Data wa twese, kuko uri umutabazi, nudutabara udushyigikire, kandi Mwami wongere utugarurire bya bihe nk'ibya kera, twambike imbaraga za Mwuka Wera zo mu gihe cyane izo mu gihe kiri imbere, kugira ngo turusheho kuba abagabo nyabagabo bo kuguhamya, aho batuzi n'aho batatuzi, mu bakomeye ndetse no mu boroheje, mu mahanga yose, mu ndimi zose, kugira ngo twamamaze kuri umwami kandi wenda kuza gucyura itorero. Nudushoboze rero, tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera. Urakoze Yesu, amina.